Toni yambabaje kugeza na nubwo ndumva nta n'ikintu napfa nkoze ngewe. Wihangane. Ubwo rero navuze nimuba bakoranaga ko nawe ndi kubona byibuza nawe waba watabaye nk'abandi ngo anagaragare hano. Yego. Nuko baravuga bati cyakoze kamucoma baragafashe niko kari gusubiramo uko byagenze. Toni yakinguraga akamamagara abanyitamo amasura. Ubwo yakinguraga. Wihangane. Tabanje kumpamagara. Yego. Mutoni rero urupfu rwe rwose aramutse afashwe nawe nuko mushyira ku mugaragaro twese tugashondaho. Mwese ko ntabwo yakoze ibintu byiza. Urupfu rwa Mutoni rwatubabaje cyane, twagize agahinda gakomeye kuba Mutoni yapfuye atarwaye, ejo yari ari muzima twamurebaga twajya mu gitondo twumva ngo Mutoni yishwe. Icyo ni ikintu cyatubabaje cyane. Icyo ngewe ndi gusaba by'umwihariko kugira ngo n'abandi bose babibonereho urugero nuko umwicanyi nafatwa. Ambwira ati ni wambare uniform wambare civile kubera ko yamaye ibimenyetso by'uwo muntu ndi bufate. Mu kuhagera mucoma twahuriye hano mu muhanda. Mitamufata mu kumufata nahise mpamagara abayobozi banjye barahagera bamwambika ipingu bamwicaza hasi bamubaza amakuru ko ameze. Yemeye ko bosi wiwe ariwe bosi w'icyokezo ariwe wamwishe ariko yamwishe nawe ahari. Bafashe ijosi bararikata bamukase hano k'inyuma hasigaye gafashwe n'uruhu rw'inyuma gusa. Ijosi ryose barikuyeho bamukinje ubwo nk'abakinje ihene. Ni nk'uko wafata inkuka yikata cyangwa ingurube. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania aramfasha ndakira. Ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroba, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuherano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubageza kuri Inside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri burasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Umunsi imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho inyuma ya kamera nk'ibisanzwe ni Vision Chobi. Dutuwe tubana umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tubagezaho ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda Media. Ni iby'agaciro kuri we wakanze sub ahangaha ku Rugendo Online TV no kuri Inside Rwanda Media. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscribe ukandeho tujye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none twazindukiye mu mudugudu wa Cyugamo, akagari ka Gako, umurenge wa Masaka, akarere ni Kicukiro. Ni inkuru twazindutse tujya kubarebera y'akababaro ahangaha muri Masaka. Aha mpagaze neza niho hiciwe umwana w'umukobwa bita Mutoni waruri hagati y'imyaka ya 28 na 30. Amakuru ari ahangaha iri kuvugwa ko yaba yishwe n'umwe mu bo
bakoranaga ahangaha muri ino nzu kuko aha niho mu kabari ke yacururizaga, hakaba yakoranagamo na Muchoma ndetse n'undi wakodeshaga icyokezo cyo muri kano kabari, hakabamo n'umukobwa wari umuseriveri wacururizaga Mutoni. Ku munsi w'ejo rero abantu ngire ngo barabizi ko ejo mu mugoroba haguye imvura nyinshi cyane mu bice byinshi by'umujyi wa Kigali, haza kugenda n'umuriro ku masaha ya 2:00. Abantu bamwe bari bakira ahanga bari gucuruza batashye basezera kuri Mutoni. Mu masaha y'isayine rero ngo nibwo Muchoma ndetse na bosi we bateguye umugambi wo kuba bakivugana Mutoni, aribwo ngo bosi wa Muchoma ya makuru abaturage batubwira ahanga batubwiye ko bosi wa Muchoma yakundanaga na Mutoni, ngo bari bafitanye umubano mwiza cyane bakundanaga, ariko uwo mubosi ngaza kumenya ko Mutoni ashobora kuba hari undi musore bikundanira, aza kugenda ashakisha amakuru, aza gufata umwanzuro wo kuvuga ati ngewe nzamwica n'ubundi muhombe agende. Ku munsi w'ejo rero mu masaha y'ijoro ngo nibwo abantu ubwo bari bamaze kugenda kandi ari mu mwijima, nibwo Muchoma ndetse na bosi we bari bapanganye umugambi, bafashe Mutoni bamukata ijosi rwose nk'uko twaganiriye n'abantu bari ahangaha, bamubonye bamukase ijosi hafi ngo kurikuraho. Abenshi barakubwira ko ari nk'uko bakinja ihene, ngo niko bamukinje kuko ngo bakase ijosi rwose hasigara uruhu rw'inyuma ndetse bamutera n'ibyuma byo mu mbavu. Uwo mubosi ngo yaje na Muchoma baze guhita begekaho, barirukanka barigendera, ariko batubwiye ko umubosi babonye ikote rye epfiriya mu bishanga aho yaritaye, ni ikote yari yambaye. Muchoma bakoranaga kakanya, inzego z'umutekano zamaze kumushyikira. Ubwo ngubwo ndagira ngo tuze kuganira n'abaturage batubwire ese Mutoni yarabanye gute na Muchoma we, yarabanye gute n'abaturage ahangaha. Imbere ya kamera yari Emi Kabaka, dukomeze kubana. Tugusanze ahangaha bivugwa ko hari umuntu wishe undi bimeze bite? Uratangira utwibwira, tubwira akagari ndetse n'umurenge, utubwire situwasira uko yagaze. Urabona nyine genda umunyonzi nkorera hano mu mwaka muno murenge, mu mwaka karere ka Kicukiro umurenge n'uwa Masaka. Akagari na Akakimo. Urabona hano mu kagoroba imvura yabaye ari nyinshi cyane, yari irimo ari nyinshi cyane. Yego. Urabona imvura imaze kugwa nyine urareba umuntu uri mu nzu n'undi, bara abantu babiri, Muchoma n'umukobwa wacuruzaga akabari. Bo nyine twaje guturwa mu gitero tugiye mu kazi, twumva ko umukobwa yitwa Mutoni Wase. Yego, Mutoni Wase. Yararimo acuruza akabari ahangaha ndi tumumenyera acuruza. Ubwo mu gitero twatunguwe rero no kubona Mutoni Wase yapfuye, bamuteye icyuma mu izosi bakimutera mu nda. Aribwo twabitse nyine dusanga Mutoni yapfuye. Ubwo ubuyobozi bwaje kuhagera, bumaze kuhagera bwakoze ibyo bugomba gukora. Mutoni Wase bamujyanye kwa muganga nyine kumukurikirana, ariko biri kuvuga ko ikote ry'uwo muntu wari ritwaye yaje kwirukanka ikote ritahepfiriya mu gishanga, ariko ubuyobozi bwaribonye. Mwebwe mwahageze nkasangaye kugira ngo mumenye ko Mutoni yitabye Imana? Urabona hano akazi gatangira saa 11 twahageze dusanga byabaye. 11 za mu gitondo. Mwabimenye gute kugira ngo muze guhita mumenya ko aho hantu Mutoni yacururizaga? Mwahageze gute kugira mumenye ko yapfuye? Urumva ikintu kiraba kenshi na kenshi tugatinya wenda kuba tukitinya gukofirima. Uburyo ikintu kivuzwe ni ngombwa kujya kureba. Twagiye tubyumva mu mihanda hirya no hino, uhageze umwe haza babiri bakaba batatu, nibwo abantu bahita baba benshi cyane, abaturage bakaba benshi. Byaje kurangira nyine inkuru imenyekanye n'ubuyobozi burabimenya. Ese muri biri kuvugwa ko ari Muchoma we wabamwishe? Biri kuvuga ko ari Muchoma bamwishe kuko Muchoma si ubwa mbere yaranafunzwe, n'undi yakoraga amafungu. Yari yarafunzwe? Azira iki? nta makuru mfite icyo yari yazize, ariko n'undi yarafunguwe. Wenda bara nk'abaturanyi be, hano hari imiryango bagiye baturanye wabaza. Nkawe nk'umuturage wakoreraga ahangaha ndetse ukaba umunyonzi wagendaga muri izi karitsiye, ubundi umubano wa Mutoni ndetse na Muchoma wari umubano wari uhagaze gute? Wenda iby'umubano biragoye kuba wenda twahura nkata nkubwira ngo runaka bari babanye bate. Amakimbirane ntago yabura mu kazi, urabizi. Nitaye murakora ukanahombe, nitaye mugakora ukunguka, ntago wamenye ikintu bapfaga, ariko amakimbirane ntago yabura ku bantu baba bari kumwe. Ntago bari batuwe baserera? Oya, Mutoni yari umuntu muzima, twari tumuzi ko ari umuntu muzima, ari umukobwa mwiza, wamureba ku isura, wamureba ku mutima, nyine umutima we biragoye kurebaho. Ariko Mutoni yari umuntu muri societe udafite amahane. Yari afite imyaka ingahe? Imyaka urebye biragoye kuba wagereranyije, wabaza nk'abaturanyi imyaka ye, ntago biragoye kugereranya. Ntago wagereranya imyaka ye ngo uyimenye?
byagorana. None ubwo mukumva ko yaba yamwisha muzizi iki mu makuru muri kugenda mutohoza nkamwe nk'abantu mwahageze mbere? Urabona nyine abantu iyo bari kubana ikintu cyinshi gikunda abantu bakunda kuzira ni amafaranga. Umuntu akeka ko ari amafaranga baba bazize bapfuye, akaba ari amafaranga bapfuye. Yego, mwahageze mwasanze se muri butike hari ikintu yigeze atwara? Oya, nta kintu byose birimo biramanitse, akabari ke karafunze. Nuko wenda muze gushyiraho na mikoro akabari ke ngaka ari akarahari, hari abantu muri kurebamo. Ibintu bye nta kibazo bifite umutekano. Ahubwo wenda nk'abaturage ikintu twasaba, urabona guverinoma yacu wenda urareba abaturage irabakunda cyane kandi ibitaho. Ahubwo ndasaba nka polisi y'igihugu nyine ikaza ingamba, kuko urabona abantu bari gupfa cyane. Wenda ngenda nageze hano mu kwa gatanu kuri 25 z'ukwa gatanu ejo bundi hamaze gupfa abantu barenze 3 bazira kwicwa. Bakaza ingamba kuko gupfa bitunguranye ni ikintu kibabaje ugapfa utarwaye. Ntago ari rimwe bibaye hangaha? Ntago ari bibaye, kuko ubu mfite n'inkuru mba naragiye mfata nanjye ubwaye ku giti cyanjye. Nandi umunyamakuru ariko nyine utarabigize umwuga mu buzima busanzwe giye mfite iyo mpano. Yego. Nawe wagiye uzifata inkuru? Nyinshi cyane. None nkawe nk'umuturage bibasigira irihe somo? Isomo bidusigira, urabona wenda urubyiruko nirwo ruba rufite urugomo rwinshi cyane. Ariko wenda nk'ubashije kuganira n'umusore mugenzi wawe ukamuganiriza ukagira amahirwe wenda akabyumva, ni ibintu ugenda ukwirakwizamo ko urugomo ntabwo ari rwiza. Kuba umuntu apfuye nta nyungu bigiramo. Umuntu agerageza kubyirinda. Uragira uti urubyiruko nirwo ruri gukora amakosa nk'ayo ngaho cyane. Ndaguha nk'urugero wenda nk'abanyonzi bagenzi banjye ahangaha. Usibye wenda ko nk'ubuyobozi bw'igihugu bwadutegetse gutaha saa 12, ariko urabona kugira ngo umuntu ashakishe ubugingo hari igihe urenzaho nka saa 2. Birabaje rero ko uri mutaha saa 2 ugara n'umuntu akagutera kaca akagutera ibizirika akakwica. Uzizi nta 1500 arimo kwaka n'ubuzima ashaka. N'urubyiruko rwako nta muntu w'umusaza ubyuka ngo ajye mu muhanda ngo ajye gutangira abantu. Kumva ari iki gitera abajeni bakiri batoya gukora ibikorwa nk'ibyo by'urugomo? Ikintu kiri kubitera abajeni urugomo, urabona umujeni arabyuka akajya nko ku kiyede akabura ibiceri. Yabura ibiceri rero ntago yabura 2 3 byanga byakunda aragufata. Inzara iri kubibatera? Inzara ni danje, se wowe ntubibona bari hatari. Mwe mufite inzara abajeni binahangaha? Oya, ntago ari bose urumva baratandukanye. Nkanjye mba n'umujeni ntago nabura ibiceri, ariko nyine hari abari munsi yanjye baba batabifite. Hari amakuru avuga ko ngo mu bajeni binaha hashobora kuba harimo ababeshi banywa ibiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge ubundi nicyo gikora iminsi, ariko urareba icyo gikora iminsi gute ubwo? Ni ukuvuga urumva abajeni nyine baragenda bagakora ikiyobyabwenge yakinyweye ahita yumva ko iminsi nyine iminsi niyo ituma babikora. Ikiyobyabwenge ahangaha kiri gukora ni ibihe biyobyabwenge bikoreshwa inaha? Urabona ahangaha nyine abantu benshi ku izina rizwi nk'urumogi, uhura n'umuntu ugasanga yarunyweye ariko yego ntago yajya kuronga bikwereka. Ariko birababaje guhura n'umuntu w'umujene amaso yenda kumushira muri saba yanyweye amazi, amaso yaturumbutse yenda kuvamo byatari. Ariko nyine nama utanga ku bajeni bagenzi bawe? Wenda urabona nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame agerageza kuvuga ko umujene agomba gushaka icyamubeshaho. Ahubwo wenda nkawe turagutumye nk'umunyamakuru, urumva utuvugire hejuru. Urabona nk'umunyonzi aragenda agatambuka twaba turi mu kazi nk'uku nguku, nk'umusekretari agahura ngo zana ibyangombwa, wamwereka ibyangombwa bya koperative. Urumva wagera kuri koperative ugasanga ukabaza uno muntu nyamunyamakuru uno mu secretary icyemezo cy'uko agomba kumfatira igare kugira ngo genge kwicwa ni igiki. Ugasanga urimo urarenganya nyine ewana mudushaki nyine batureka twihigire n'urugomo ruzaba rukeye. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Tugusanze ahangaha urumwe mu baturanyi ba Mutoni bivugwa ko yamaze kwitaba Imana yishwe. Mutoni yari muntu cyahangaha muri ino quartier yanyu yarabanye gute namwe abaturanyi kugeza uyu munsi? Nukuvuga ngo Mutoni yari umukobwa mwiza w'imico myiza. Mutoni yari umukobwa w'igihagararo. Mutoni yari umukobwa ushinguye. Mutoni yari umukobwa uteye neza. Mutoni yari umukobwa mwiza mu maso. Mutoni yari mwiza ahantu hose umurebeye inyuma. Kandi Mutoni yari umuntu
mwiza imbere muri we, noneho imbere mu mutima. Mutoni ntago yarebaga umuntu isura ye, Mutoni ntago yarebaga umuntu indesho ye, Mutoni ntiyarebaga ukusa, umuntu wese yari inshuti ya Mutoni. Ni ukuvuga ngo Mutoni rero yari umuntu mwiza 100% birenze uko ushobora kubyitekereza. Ku munsi w'ejo ndagira ngo ungeze ku munsi w'ejo, ejo umunsi wa Mutoni ni umunsi wagenze ute nkawe nk'umuturanyi we, nk'umuntu mwegeranye, ejo umunsi wari umeze ute? Nje yaciyeho aza ku kazi aransuhuza asanga mu gitondo, yazaga ku kazi nko mu masaha 4 saa 5. Icyo gihe yaciyeho aransuhuza nicaye hanze, arambaza ati bite, nabwira ni sawa, tamakuru Patrick ni meza, arakomeza aragenda arafungura. Nimugoroba rero mu masaha 3 zuzuye nibwo ngiye natashye z'ijoro natashye, nta kibazo, nafunze nta kibazo gihari rwose, nditahira ndagenda. Mu gitondo rero nje mu kazi, kuko inkuru sinigeze nyimenya, mu gihe ndi gufungura umaze gukura ingufuri, nibwo nyirinzu dukodesha, ari nawe Mutoni wase yakodeshaga, yahise ambwira ati wamenye inkuru y'incamugongo yabayeho? Ndambwira nti reka reka. Arambwira ati twe ntago twigeze turyama, ati baduhamagaye mu gicuku batubwira ko Mutoni yishwe, ati tuhita tuza rero, ati kuva ubwo ngubwo, ati nibwo twahise tumenya ko Mutoni bamaze kumwica. Yego, nyirinzu yakubwiye ko yamenye ko Mutoni yitabye Imana, yishwe sangaye? Nkurikije uko ngiye na amakuru numvise, Mutoni yishwe hagati ya saa 4 na saa 4 n'iminota mikeya. Ni kuvuga ngo ni mu ntangiro za saa 4 za nijoro. Muri aho ngaho ni ubwo Mutoni yishwe. Kuko ngiye navuye hano saa 3 zuzuye mu kadomo, nta kibazo cyari gihari. No nyirinzu rero nkurikije amasa uko yavuze ko baje kubabyutsa bababwira ko Mutoni yishwe mu masaa 5 za nijoro, kuko we atuye hepfo cyane nubwo yamazaraye, ariko ntago we aba muri aya mazu yaho. Urakeka ko ari inde waba wamugiriye nabi? Uko amakuru arimo gutangwa wenda n'abaturage uko bagiye babyumva, Mutoni mu nzu ye yakoreragamo habagamo abantu bagera muri 3 babakozi. Hari umuhungu wamukodeshaga icyokezo, akakora bijyanye no kotsa inyama. Noneho uwo muhungu yarafite mucoma we, ni ukuvuga ngo yari bosi akagira n'umuhungu umukorera, urwa ko bari babiri. Noneho Mutoni nawe yarafite umwana w'umukobwa wamukoreraga, umuseriveri. Ni ukuvuga ko muri iyo nzu hakoragamo abantu 4, noneho akazana Mutoni wa 4. Ubwo rero hagati aho ngabo nibo bashobora gusobanura neza ibijyanye n'urupfu rwa Mutoni, kuko urumva nibo babaga bari kumwe. Muri abo bantu batatumbwiye, hari wakodeshaga icyokezo, hakaba mucoma ndetse n'umuseriveri, hamwe nk'abaturanyi. Ese abo bantu bose hari wari ufitanye ikibazo na Mutoni cyamuviramo kuba banadwanya akaba yamwica? Oya, ntago ibyo ngibyo ayo makuru twebwe twabasha kuyamenya, kuko urumva n'amakuru y'imbere mu nzu mu kazi kabo. Nuvuga ngo bari bahari bakiriho nibo bagomba gutanga ayo makuru, bagasobanura neza ibijyanye n'urupfu rwa Mutoni, kuko urumva kuba yapfiriye mu nzu, kandi mu nzu aho bakoreraga bo nibo bagomba gutanga amakuru yuzuye hamwe. Hawe nk'umuntu wahageze kare, wahageze mu gitondo, bakubwiye ko Mutoni bamwishe bate? Ikigaragara cyo nuko bigaragara nuko Mutoni yishwe mu buryo bubabaje buteye agahinda. Mutoni biteye agahinda. Mutoni yishwe n'icyuma. Bamuteye icyuma? Ntago bamuteye icyuma, ahubwo bamukase ijosi barikuraho. Niko amakuru abahageze imbere barimo gutangaza. Ni ukuvuga ngo niyo urebye ari imbere y'umuryango, urabona amaraso nyine aho yagiye atemba ashoka agenda. Abo bakoranaga izi saha turi kuganira barahagana hehe? Abakoranaga na Mutoni uwo twabashije kubona mu gitondo, muri ayo masaha nyagera mu gitondo, nuwo wakoreraga mucoma. Hari mucoma bose wakodeshaga icyokezo, uwo muhungu wamwokerezaga. Yahageze ahangaha, ariko ibyo byose ashobora kuba ari mu nzego z'umutekano arimo gutanga amakuru. We yahageze bahita babujya kumubaza amakuru, kugeza iyi saha ntago turamenya uko ibintu bimeze. Hawe nk'umuturage ni iki wisabira inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi? Cyane cyane inzego z'umutekano, ngiye ikintu ndi gusaba polisi y'igihugu. Ndasaba polisi y'igihugu ikintu cyo kuvuga ngo polisi y'igihugu ihindure systeme, ifate systeme yo gusaka umuntu uwo ari we wese mu masaha y'ijoro, cyane cyane umuntu w'umusore, kuko abantu b'abasore barimo baragendana ibyuma bagatangira abantu bagatega abantu, kandi baciye ku nzego z'umutekano. Mu bikapu haba harimo ibyuma, abantu bakagenda bambaye ibyuma, baca ku nzego z'umutekano bagenda bisanzwe, inzego z'umutekano ntizimenye
ko abo bantu bamaze gukora amabara ni ukuvuga ngo njye mpamvu uri kubivuga njye nabaye mu gihugu cya Kenya nabonye umujyi wa Nairobi Nairobi yuri umusore mu ijoro ntabwo ushobora guca kuri polisi itagusatse polisi iragusaka uko byagenda kose nanjye rero nifuza yuko bitewe n'ikibazo kirimo cy'urugomo abantu bagenda batera ibyuma bica abantu cyangwa se banatangira abantu ko habaho ikintu cyo kuvuga ngo mu masaha y'ijoro bajye bagerageza abantu barimo kugenda mu ijoro bajye babasaka barebe yuko nta bintu by'intwaro bitwaje yaba ibyuma cyangwa se n'ibindi bintu bindi nicyo ngicyo ngewe nasaba polisi y'igihugu. Abantu turi kugenda tuganira ahangaha bari kugaruka cyane cyane ku bajeni ku basore bakiri batoya niki kintu kiri kuba cyatera abasore bina ahangaha kuba bakishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibyo ngibyo? Icyambere icyo ngiye nagira inama abantu nuko rwose mu by'ukuri urupfu rwa Mutoni rwatubabaje cyane twagize agahinda gakomeye kuba Mutoni yapfuye atarwaye ejo yari ari muzima twamurebaga twacya mu gitondo twumva ngo Mutoni yishwe icyo ni ikintu cyatubabaje cyane icyo ngewe ndi gusaba by'umwihariko kugira ngo n'abandi bose babibonereho urugero nuko umwicanyi nafatwa azazana ahangaha agacirwa urubanza twese tukabimenya kandi agahanwa bikomeye cyane birenze ibishoboka igihano kirenze ibindi. Uri ikibazo nari nkubajije ntago ukigarutseho neza nakubajije ati ugarutse ku bajene bakiri batoya ku basore niki kintu gitera abasore kuba bari kujya mu bikorwa nk'ibyo ngibyo by'ubugizi bwa nabi inaha hangaha iwanyu muri Masaka? Ntago ari muri Masaka gusa wenda ngenda avuga mu rwego rw'igihugu ikintu cya mbere gitera urugomo ni ikibazo nkuko bisanzwe bivuga ikibazo cy'ibiyobyabwenge cyane cyane ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Ugarutse ku biyobyabwenge ahangaha iwanyu muri Masaka aha mutuye ibiyobyabwenge bihagaze bite se birahaba cyangwa? Ntago ngiye mbibona nta nubwo njya mbona ababikoresha gusa nyine nuko urugomo ndetse n'ubugizi bwa nabi akenshi na kenshi bikunze kujyana no gufata ibiyobyabwenge kandi ikindi ni counseling kugerageza kwigisha abantu kubana neza mu mahoro no kutagira urugomo mbese no uze kwihangana nk'umuturage bibasigira irihe somo iyo habaye ibintu nk'ibi ngibi? Twebwe isomo navuga ngo isomo kuko urumva icyambere Mutoni ntago twavuga ngo wenda yararwanye wenda yarendereje wenda ngo biragaragara yuko Mutoni yishwe hatabaye intambara nta ntambara yabaye cyo ni icyambere biragaragara ko Mutoni yishwe n'umwicanyi ruharwa ntago ari umuntu wamwishe kugira ngo amwice n'abaturanyi ntibumve ntagire n'umuntu wumva n'umwicanyi wa nyawe uzi kwica urumva kandi Mutoni nawe yari umusore kuba rero umuntu w'umusore nka Mutoni umuntu yamwishe ntagire umuntu umwumva ntagire n'umuntu umubona niyo mpamvu inzego z'umutekano zigomba gushyira mu imbaraga uwo mwicanyi agafatwa kuko uwo mwicanyi yazakica n'abandi cyangwa se akaba yakora n'ibindi bintu birenze kuko umuntu utinyuka kwica umuntu ntagire umuntu wumva ku nzira ntagire n'umuntu umubona ni ikintu cyerekana ko ari ikintu giteye ubwoba cyane n'ubwo ubu natwe dufite ubwoba. Mugasaba iki uwo mwicanyi aramutse afashwe? Nyine nabivuze na kare hose navuze yuko ikiza nuko yacirwa urubanza twese tukabimenya tukamenya igihano yahawe kandi agahanwa igihano kirenze ibindi bihano bindi. Reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana. Namwe murakoze cyane murakoze. Yego tuguhaye ikaze ahangaha ku Rugendo Online TV batubwiye ko ari wowe mutekano wahangaha uratangira utwibwira tubwire umudugudu uyoboye ndetse n'akagari n'umurenge ubundi tugende twaganira. Ngiye amazina yanjye ni Nshuti Aimable nshinzwe umutekano ndi umunyerondo w'umwuga. Yego mu rukerera seri komanda yamamagaye ati genda ugere kwa Ruhe nuhagera uragera ahantu baraye bishe umuntu mu kuhagera ikimenyetso cy'umuntu wa mbere ndi bubone nkamufata ambwira ko ari we Mucoma wakoraga ahangaha ambwira ati niwambare uniform wambare civile kubera ko yamaye ibimenyetso by'uwo muntu ndi bufate mu kuhagera Mucoma twahuriye hano mu muhanda mitamufata mu kumufata nahisemo amagara abayobozi banjye barahagera bamwambika ipingu bamwicaza hasi bamubaza amakuru ko ameze yemeye ko bosi wiwe ari we bosi w'icyokezo ari we wamwishe ariko yamwishe nawe ahari
n'ikote yari yambaye ryuzuyeho amaraso. Ikote twarishakishije turaribura, turakomeza turashakisha, tumanutse pfiye twasanze ahantu yaritaye ryuzuyeho amaraso. Ikote twarifashe turijyana ku kagari. Noneho uwo mucoma nawe kubera ko amakuru yose yafite y'ukuntu yapfuye na bosi bari kumwe, we twamufashe bamujyanye na Kerekedawuni bajya kumubaza neza uko ibintu byagenze. Kugeza na n'ubu rero uwo mucoma we ari mu maboko ya polisi. Ubu igisigayeho ubu ni ugushaka amakuru y'uwo bosi wiwe ukuntu yaboneka. nkawe nk'umwe mu bashinzwe umutekano wahageze mbere ndetse ukanaba ari nawe wafashe mucoma, yakubwiye ko shebuja we cyangwa se bosi we yaba yajijije iki Mutoni bapfaga? Ikintu bapfuye bosi we Mutoni bari inshuti, yitegura ko azamugira umugore, noneho yamuteretaga. Ayo makuru yuko yari sheri wiwaza kumenya andi makuru ko afite undi muntu bakundanye, n'abasore babiri. Bosi w'icyo yamujijije yabonye Mutoni yaramukatiye, urukundo rwerekeza ku wundi muntu. Icyo kintu yagikoze ari icyo kintu amuhoye. Yakubwiye ko yamwishe sangahe? Yamwishe saa yine igihe imvura yagwaga, umuriro waciyemo urabura. Mu kumara kubura nibwo yafashe uwo mugambi wo kumwica, kuko yabonaga nta wundi muntu uri bwumve ibyo ari bukore. Yakubwiye se ko yari yarabiteguye kuba yamwica? Ibyo gutegura ntabyo yari azi nawe. Ni ibintu bapangiyeho ako kanya bahita babikora. Nka mucoma nkawe wari umucoma yarahibereye, ese bosi we kugira ngo bosi aze gufata Mutoni amwice mucoma hari, mucoma yakubwiye ko ari cyatumye adatabaza inzego z'umutekano? Ahangaha ni ku muhanda, ni iki cyabiteye? Mucoma amakuru yaduhaye we yemeye yuko bari kumwe, asa nk'aho amuhagarariye. Bari babipanganye, yabyemeye, bari babipanganye, yanabyemeye n'aho ari kubyemera. Bosi we aka kanya yamaze kugenda? Bosi we yabuze, ariko mucoma we ari mu maboko ya polisi. Yego, nkawe wahageze mbere wabashije kugera aho Mutoni yari ari cyangwa? Oya, twahageze bamutwaye. Mucoma yakubwiye ko bamwishe bate? Bafashe ijosi bararikata, bamukase hano k'inyuma, hasigaye gafashwe n'uruhu rw'inyuma gusa. Ijosi ryose barikuyeho. Bamukinje ubwo nk'abakinje ihene? Ni nk'uko wafata inka ukayikata cyangwa ingurube. Ijosi ryose barikase hasigara? Barikase hasigaraho akantu gato inyuma, bamutera n'icyuma mu rubavu. Mu rubavu? Nuko amakuru yayamaye. Yego, uri umwe mu bashinzwe umutekano ahangaha, ariko abaturage nanone bari kugaruka ku kintu kijyanye n'ibiyobyabwenge mu bajene. Ibiyobyabwenge byo biraboneka, ariko si cyane, tugenda tubirwanya, bigenda bigabanyuka. Akenshi ibiyobyabwenge byabagaho cyane hano, hari ibintu by'ibiyoga bita ibidiyama twarabiciye n'aho babikoraga inganda. Inzoga z'inkorano? Inganda barazihagaritse, n'ibikoresho bazitekagamo duherutse kubipakira tubijyana ku murenge. Kuva iyo gahunda twayikora byaragabanyutse. Inzego z'umutekano nk'amwe muzibamo mubanye gute n'abaturage kugeza kuri uno munsi? Abaturage tubanye neza, nta kibazo. Iyo umuturage agize ikibazo araduhamagara tukahagerera ku gihe. Nk'ubu ngubu twe dushinzwe umutekano w'amanywa, ab'ijoro batashye. Twakoze uyu munsi twambaye savire kubera gahunda yo kugira ngo turebe ko twabona abo bantu bakoze amakosa. Ni irihe somo bibasigira nk'amwe nk'ubuyobozi, nka bamwe mu bareberera abaturage kandi mushinzwe umutekano wabo? Isomo rya mbere umuntu yakuramo ni ukujya umuntu ashaka amakuru mbere y'uko ikibi kiba, agashakisha amakuru mbere. Niryo somo twakuramo. Yego, ese Mutoni yari ari mu myaka ingahe? Abo ngabo bamwishe bo banganaga gute? Usibye kureba mu gihagararo ni umuntu mukuru, wabona ari umuntu mukuru, ariko mu myaka ni mutoya cyane, nka 21. 21 n'ibiri uko ngo? Guki. Uwo musheri we wiwe wari mu myaka nka 30. Naho mucoma
mucoma 29. yego reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomere. Sawa murakoze. Yego mama, tugusanze ahangaha bivugwa ko ariho Mutoni yaba yiciwe, ndetse nguri n'umwe mu bantu ahangaha musa nkaho mwakoranaga umunsi ku munsi kuko nawe ngo ukorera ahangaha muri izice. Undi urupfu rwa Mutoni byagenze gute, mwabimenye sanga? Yewe natashe nka saa 8 n'igice. Mutoni rwose nanamusezeho, nagiye nyine maze kuvugana nawe. Yego. Nta kibazo, hari abakiriya nyine. Sezeraho nditahira, umuriro wari wanabuze. Yego. Ariko Mutoni uburyo twari tubanye rwose nta kibazo kiwe pe. Mutoni yakinguraga akamamagara abanyita mu masoro. Ubwo yakinguraga. Wihangane. Tabanje kumpamagara. Yego. Mutoni rero urupfu rwe rwose ngewe uko nabyumvishije n'umugabo ngo haba n'umugabo wari waramukodesheje icyokezo. Yego. Kuko babonye ngo n'umwenda we hari hepfo. Ariko uburyo bari babanye ngewe ukuntu nabibonaga kenshi ninjiragamo. Yego. Nabonaga basabana basangira urumva. Yego. Ku buryo nta mukekeraho ibyo bintu, ariko bose bavuze ko ari uwo mugabo. Rwose Mutoni umva ngenda hageze kwa nta telefone nari mfite ngo banampamagare, ndageze ngeze hariya mbona igaraje rirakinze, hano habaye iki, ndavuga mu garage se bahibye byagenze ute. Ngeze hano nsanga uno mu papa dukodeshaho, nsanga ari kuvugira kuri telefone yari mu kibuga, ndamusuhuza aranyikiriza. Ngeze hariya ntuye imizigo nari mfite, umumama dukorana abimbwira nawe ahigeze ati dore amaraso ya Mutoni arimo yora itaka ashiraho yatembeye. Uvuga se ko nasize Mutoni ahari agikinguye byagenze ute? Ati natwe nka saa 5 nibwo baduhamagaye ngo Mutoni bamwisha, ariko ngo umwana w'umunyeshuri wiga hano kubangirikana university yahanyuze ngo abona umuvu w'amaraso mbere yo gukomeza abakwa korode. Uyu nguyu nyiraya mazi mbere yo gukomeza ngo ahise asubira inyuma avuga ati uyu muvu w'amaraso ni bwoko ki, naho bamwishe bahita ngo begekaho. Cyo gihe hari nka sangahe bamwici we yahaciriye uwo mwana ngo hanyuze saa 4 z'ijoro. Yego. Ubwo nyine ngo asubira inyuma ajya gushaka abashinzwe umutekano. Ngira amakuru niko nyumvise mageze. Ariko nyine nkimara kumva urupfu rwa Mutoni nanjye numva nyine n'umuntu wabyaye numva umugongo uragudutse. Yego. Umva Mutoni yambabaje kugeza na nubwo ndumva nta n'ikintu napfa nkoze ngewe. Wihangane. Ubwo rero navuze ni muba bakoranaga ko nawe ndi kubona byibuza nawe waba watabaye nk'abandi ngo anagaragare hano. Yego. Nuko baravuga bati cyakoze ka Mucoma baragafashe niko kari gusubiramo uko byagenze. Ese umukobwa wamukoreraga uwo mama arambwa ati ntawe wigeze ahagera. Nuko urupfu rwa Mutoni ngewe ngumvishije. Mukumva baba bamwishe bamuzize iki? Ngewe ntago napfa kubimenya. Ese niba mwigeze mugira amahirwe kwa mwakinjira mu kabari kwa Mutoni nawe yakoreraga, hari ikintu mwasanze batwayemo? Ntago ninjiyemo masanze gutya mpageze bwakeye. Ntago minjiyemo. Yego. Biri kuvugwa ko ari abo ba Mucoma bamwishe bakoranaga, ariko se umubano wabo wari umubano uhagaze gute? Nawe uri umwe mu bantu bahagiraga umunsi ku munsi ukabareba, ndetse uri n'umuntu mukuru. Uko nabibonaga wenda nk'umugore ubaho nta mugabo afite, wenda n'uwo mugabo aka nta mugore yari afite. Ngewe nabonaga basa nkaho bamwe ari abasheri gutya. Nimba ari wenda yaramuhakaniye ati ngewe sinshoboye kubana no, simbizi sinzi ukuntu nabivuga, ariko ngewe mu bwanjye nge nabonaga babanye neza. Urumva kuko nabonye kubera ninjiragamo kenshi ngewe nabonaga basangira, urumva nta kibazo kirimo. Yego. Ni yihe nama utanga nkawe nk'umuntu mukuru ukuze, ni yihe nama ugira urubyiruko, abakobwa bakiri batoya ndetse n'abasore? Nabagiriye nama ko Mutoni yikoreraga ku giti cye ntawe yakoreraga. Nabagiriye nama ko ubu nta nama wagira urubyiruko?
yego twikomereze ni bigubasigira irihe somo nkawe nko mu mama nk'ababyeyi mukuramo irihe somo iyo habaye ibintu nk'ibi ngibi ko abantu bafite ubwicanyi nk'ubwo ngubwo nabo bagomba kujya babica niki usabira uyu mwicanyi aramutse afashwe none ni ukumushyira ku mugaragaro twese tugashondaho ko ntabwo yakoze ibintu byiza rwose yego reka tugushimire kandi tukubwire ngo komeza kwihangana kandi ukomeze